himbaza Uwiteka. Ibidimba byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Ngubabarire ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe byiza, agatuma usubira mu musore bushya umeze nk'ubwikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera zirenganura abarenganywa. Yamenyesheje munsi y'inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana b'Isirayeli. Uwiteka ni umunyebambe, umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Akomeza kurwara iteka, naguma n'umushira iminsi yose, ntiyatugiriye ibikwanye n'ibyaha byacu, natwe tuyibikwanye no gukiranirwa kwacu. Kuko ijuru gitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zigana, ni kuko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera. Uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu, kuko se w'abana bagirira ibambe, niko Uwiteka rigirira abamwubaha.